yambereye ubuhungiro umwami Yesu umwami w'igitare mana yanjye igeze kuri wa muntu twasenganaga ese araharakomeye amakuru ye urakomeye Yesu ashimwe amakuru yawe yewe umeze neza mana yanjye duherukana kera ubuse urakibuka kujya gusenga kwameruka kera hajya ngo wasengeraga ngo mu Babatista yego rwose uri umubatista nta kibazo none se ibintu bijyanye no gusenga muri iyi minsi usigaye ubona abantu ukabona gusenga ntago bakibiha agaciro ukabona bagusenga babitereye umugongo ubu rero niyo mpamvu dusigaye tujya no mu mago y'abantu tukajya kureba abantu twasenganaga kera ko bagisenga yewe uracyabirimo uracyabirimo ubu Yesu rwose uri kumushakana umwete yego none se ubu ngubu mana yanjye ko abantu basigaye birengagiza ibintu byo gusenga kandi ni ukuri pe gusenga buriya birafasha gusenga biranezeza buriya usenga nta kintu wasaba Imana ngo igire gute ibure kutakiguhereza wewe ubibona ute rero ngaho kubwira yewe njya mbona nyine abantu b'iki gihe babifata nk'ibisanzwe mana yanjye nawe ni kuki ubibona ariko none se ubu ngubu muri Kigali baherutse kuvuga ngo babonye Yesu ngo hejuru ngo mu bicu mana niba natwe twarumiwe ukuntu abantu bari batangiye no kwirukanka babonye Yesu weho wabyumvishe sibyo sha nanjye urebye neza niko nabyumvise ngo baramubonye ubwo Yesu ariko mana Yesu twakurikiye atangiye kuza uko Yesu azaza yewe Yesu azaza ukuri mana yanjye mana Yesu arashoboye ni ukuri tumwegere tumukunde tumushakane umwete ubwo yatangiye kujya yigaragariza abantu buri ibimenyetso byo kuza kwa Yesu bigeze gute biri mu nzira Yesu rero arashaka kugira ngo umuntu wese amuhereze ikiganza cye namara kumuhereza ikiganza cye kugira ngo namara kumanuka Yesu aje muri iyi si azasange twese tugize gute dukiranutse wewe urimo mwiteguye n'ubu ngubu bavuze ngo Yesu nk'aka kanya ageze hariya ku kiraro bita Tingitingi wabyifata muti nahita mfukama ngihana agasanga neza haleluya umva ndafashijwe n'ukuri wahita ugira ute nahita mfukama ntabwo wihagije ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu w'umukristo umuntu ukijijwe agomba guhora isaha n'isaha agize gute yiteguye kuko ijambo ry'Imana rikongera riravuga ngo isaha n'isaha uko Yesu yagiye mu ijuru n'undi niko azagira gute n'ubundi niko azagira gute umukristo rero agomba guhora yiteguye akarwaniriye mu ntambara n'ubu nko muri iki gihe twiteguye Yesu ko agiye kuza umukirisitu nyawe yakagombye gukiranuka ku gato n'akagize gute ujya ubikora se ariko mana shamana ni ukuri ndanyuzwe kandi ndafashijwe kuko nawe wemereye Yesu mu mutima wawe ko ugiye kujya umukorera noneho aramutse aje kano kanya ukaba wakwihana kugira ngo nawe umuhe ikiganza cye agire gute akiguhereze namara kugiguhereza kandi tugikorera ikamba ry'ubugingo azagira gute azaduhereza ndishimye cyane kuko ngeze ahangaha iwanyu nkaba nsanze ibintu bya Yesu bikiri ku mutima wawe haleluya Imana ishimwe ni ukuri pe mu rubyiruko Yesu arabashaka mu bamama Yesu arabashaka mu basore Yesu arabashaka abantu bose Yesu ari kubashaka ni iki wowe uzamukorera rero nzagenda ndirimba nazi mana yanjye ngo wazagenda aririmba uzagenda uririmba yewe nzamukore uzaririmba indirimbo zimeze gute rero nyuriramo gakeya mu muvumbi w'Imana umwungeri araguhamagara ayiwe Yesu we muvumbi w'Imana umwungeri araguhamagara Yesu we mana we muvumbi w'Imana umwungeri araguhamagara
ayiwe yesu we garuka ayiwe umbi w'Imana umwungeri araguhamagara oh mana ndafashije ariko we gusenga ni byiza gusenga ni byiza mana gusenga ni byiza ubwo ngeze aha hantu iwanyu mu rugo rw'iwanyu nkaba nsanga ufite agakiza ukaba umbwiye ko yesu niyamara kuza azasanga mu mutima wawe witeguye mana biranejeje ni ukuri biranejeje kandi imana iguha umugisha imana ikugirire neza ndafashijwe humura rero uwo yesu twakurikiye uwo yesu twizeye tuzamubona ubwo ibimenyetso bye byatangiye kugaragara abantu bari kuvuga ngo yesu agiye kuza kandi azaza uko yagiye atunguye abigishwa be n'ubundi ni nakazagiye azagaruka haleluya amina reka rero ubwo rero turatashye ariko imana ishimwe ubwo nsanze mu mutima wawe yesu akicayemo kumva ndafashijwe kandi ndanezerewe gusa komeza ubike ikamba wahawe yesu azakubera urakoze aho rero akira ikiganza ukomeze uhamye yesu ugende mu batazi yesu bose ubabwire uruze ko agiye kuza haleluya amen amen